Hey guys, murakaza neza kuri channel yanjye. Uyu munsi ndwaye ibicurane mwihanganire ijwi ryange. Ikintu ndi bubagezeho uyu munsi ni ukuntu umuntu ashobora kurambura imisatsi yiwe mu buryo bwiza, imisatsi itangiritse. Ikintu cya mbere dukoresha ni leave-in conditioner. Leave-in conditioner ni ifasha imisatsi yawe kutuma no kuzakomeza ya mask tuba twashizemo. Niba utarabona video yanjye nkoresha mbasobanura ukuntu ibikoresho nkoresha iyo ndi gufura mu mutwe no kugira ngo umusatsi ukure. Leave-in conditioner nicyo kintu nkoresha iyo majije koga mu mutwe, maje gukoresha mask. Ubwo iyo ndangije gukoresha leave-in conditioner nibwo ntangira nkasokoza. Bikaba ari ngombwa cyane yuko usokoza imisatsi yawe witonze. Murebe kuri iyi video kuntu nanze kuyihutisha kugira ngo namwe mubone yuko ugomba gufata umwanya wawe witonze, ugasokoza witonze. Niyo byaba ngombwa ugafata gato kamwe uko mubibona hano urabona kari agace gatoya numvishije yuko umusatsi wafatanye hariya. Fata agasokozo gatoya, nabwo ndagenda nitonze buhoro buhoro. Ni ngombwa cyane kugira ngo udaca umusatsi wawe, kubera yuko umusatsi wawe iyo utose nibwo uba ufite imbaraga nkeya cyane. Ugomba kwitonda ukitaho neza. Icyo nkurikiza ni ugukoresha heat protecting, ari imfasha kurinda imisatsi kwangirika mu gihe tugiye gukoresha imashini. Kugira ngo ndambure umusatsi nkoresha blow dryer. Iyi nkoresha ni iya kera cyane, ntabwo nibuka izina ryayo, ariko nabagira inama yo gukoresha ya baby bliss. Ubwo nashaka kuzagura kuko iyi ngiyi irashaje cyane, ngomba kuyireka ikagenda, uretse ko nayo irapfuye. Ubwo ikindi kintu ugomba kwitaho ni uko mu gihe uri kurambura umusatsi wawe ugomba kuwufata ukawurambura mbega ku buryo ushiraho imashini. Urabona ukuntu ndi kubikora, umusatsi uwufashe neza cyane utari kwizingazinga, kubera yuko uburyo uri gukoresha imashini, iyo formule uyishizemo niyo umusatsi wawe iri bufata. Ubwo ni ngombwa yuko uyifata ukomeje, ariko nyine utakurura ku buryo ubabara. Ukomeje ukayirambura ukoresha mashini ifata ya formule wayihaye, nyine uyifashe neza, uyirambuye neza, ukayikoresha mashini. Ubundi ikindi cyangombwa nuko uyishira umuriro ku mpande zose z'umusatsi. Munsi urakondi koresha munsi, hejuru no ku rundi ruhande, ibumoso n'iburyo. Si ushira umuriro uruhande rumwe rwonyine, kuko kushira umuriro uruhande rumwe rwonyine rutuma wangiza nanone imisatsi. Ubundi iyo mbona wenda kurangira, ndafata nkasokoza, maze ubundi nkafata brush nakoresheje nkashiraho ya mashine, ubundi nka blow drying ndi gukoresha n'uburoso nkuko muri kububona hano, kugira ngo nkurambure neza kurushaho. Kugira ngo mvire mu nzira nibwo mfata nkashiramo ibinyabubiri, kugira ngo nyine mvire mu nzira mfate n'ibindi bice utambangamiye. Ikindi ni ngombwa cyane yuko ukoresha amazi, ugatera umusatsi wawe amazi, kubera yuko umusatsi ujye ku blow drying umusatsi wumye uba uri kuwangiza cyane. Ubwo ni ngombwa yuko umusatsi uba utose mbere yuko ujya gushiraho imashini. Uku niko ndambura umusatsi wanjye nkoresheje blow dryer, nkushiramo heat protecting, ubundi nka blow drying nkuko nabiberetse. Murakoze cyane kuba murebye video yanjye. Niba hari ikintu bunguye muyihe like, niba hari icyo mushaka kungerezaho mwandike muri comments, nari ikibazo mushaka kumbaza mumbabarire mwandike muri comments, kuko biramfasha cyane kumenya ibitekerezo byanyu. Ikindi ndabifuriza ibihe byiza gusa. Ubundi bwo tuzabona niba utaha, wenda bwo nzaba mfite ijwi rimeze neza kurushaho.